The Bruce Melody aka icyamamare aka igitangaza, umwe mu bahanzi bahagaze neza mu gihugu cy'u Rwanda ndetse kandi akaba ari umuhanzi uza mu basitari ba mbere mu Rwanda. Uyu Bruce Melody ni umubyeyi w'abana babiri ndetse kandi akaba yubatse. Bruce Melody ni umuhanzi watangiye music ye ari umuraperi bikaza kurangira yigiriye mu guhogoza, ndetse kandi si ibyo yakoze gusa kuko yanabayeho na producer muri studio y'umuhanzi uzwi nka Ama G The Black. Umuhanzi Bruce Melody ni umuhanzi ukunze gutangaza ko atabayeho ubuzima bwiza, gusa nanone nubwo ubuzima bwe yaciyemo butari bwiza, kuri we kuri ubu ngubu ari mu basore bashima Imana. Umuhanzi Bruce Melody kandi aheruka gutangaza ko kimwe mu byamubabaje muri kariyeri ye ari umunyamakuru ugeze kumubwira ko ari mubi, ijambo ryamubabaje kugeza na n'ubu. Umuhanzi Bruce Melody kandi yagiye atwara ama award atandukanye harimo Primus Guma Guma ndetse n'izindi awards zikomeye hano mu gihugu cy'u Rwanda. Icyongeyeho kandi akaba ari umuhanzi urangwa no gusabana n'abandi ku buryo bwiza, dore ko anaheruka gufungwa bizira ubwo yari yagiye gusura Shadibu akaza kwangiza amategeko yo kurwanya coronavirus bikarangira bamufunze. Umuhanzi Bruce Melody kandi yagiye ashinjwa urukundo rw'ibanga hagati ye na Miss Honorine bakunze kwita Miss Igisabo. Gusa iyi nkuru yo siyo habe na gato kuko Bruce Melody afite umuryango, ndetse kandi uriya mukobwa Miss Honorine akaba ahuzwa na Bruce Melody n'akazi gusa, nta rukundo rwihariye ruri hagati yabo. Zimwe mu ndirimbo za Bruce Melody zagiye zikundwa harimo Bloka, Ikinya, Samoya, Hands Up n'izindi nyinshi, ndetse kandi tutirengagije indirimbo iri kwambuka imipaka mu minsi iri no gukundwa n'abantu batari bake hanze y'u Rwanda, dore ko ari indirimbo abahanzi benshi ndetse n'ibindi byamamare byo hanze y'igihugu bitandukanye biri kugenda bifata agashoti video kazwi nka challenge y'indirimbo maze bakagapostinga kuri social media zabo. Iyo ndirimbo mvuga nta yindi ni indirimbo yitwa Katerina ya Bruce Melody, indirimbo imaze kurebwa n'abantu barenga miliyoni 6 kuri YouTube. Nta gihe kinini gishize hatangajwe inkuru ivuga ko umuhanzi Bruce Melody yagiye mu gihugu cya Tanzania, hanyuma benshi bagasigara bahwihwisa amagambo atandukanye bavuga ko Bruce Melody yabagiye kugura ikibanza muri Tanzania. Gusa Bruce Melody akaba yaje gutangaza ko ibyo bintu byari byo koko, yari yatekereje kuba yagura ikibanza muri Tanzania, gusa yasanze ikibanza muri Tanzania gihenze, akaba yaje kwisuganya ngo azasubireho nyuma yarayagwije. Bruce Melody kandi abajijwe impamvu adakora n'indirimbo na Diamond Platnumz, akaba yatangaje ko atari ibintu bikomeye kuba byakorwa, dore kandi ko n'umuziki wo mu Rwanda uri kugenda ugera ku rwego rushimishije, uretse na Diamond n'abandi barenzeho kuri Diamond nabo bashobora kuba bakorana. Umuhanzi Bruce Melody kandi abajijwe ku kibazo cy'uko yari yaragiye muri gakondo, yatangaje ko burya gakondo yavugaga ari gakondo nyafurika. Umuhanzi Bruce Melody kandi yadutangarije ko zimwe mu mpamvu zari zamujyanye muri Tanzania harimo kuba yaragiye gushutinga amashusho y'indirimbo nshya yitwa Budabi azashyira hanze mu minsi iri imbere. Indirimbo Budabi kandi akaba ari indirimbo itegerejwe n'abantu benshi cyane, dore ko benshi muri kino gihe Bruce Melody asigaye avuga ko agiye gusohora indirimbo, benshi bagatangira kwitekereza ibishegu. Reka dutegereze turebe nimba koko atugarukana indirimbo y'igishegu cyangwa se akaba tugarukaniye gakondo nanone. This is Slim Jesus Entertainment. Kora subscribe dukomeze tugendane 5 kuri 5, mwibutsa ko nahandi wakora amakuru meza kandi yizewe atari kuri YouTube channel yacu Slim Jesus Entertainment. Kora subscribe dukomeze tugendane 5 kuri 5.